Muri iki gihe indwara zitandukanye z'umutima zisigaye zibasira abatari bakeya ku isi ndetse no mu Rwanda, ku buryo buri mwaka abantu batari bakeya bapfa bazize indwara zibasira umutima. Gusa usanga abantu bitiranya ibimenyetso by'indwara z'umutima n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ese hagize ikitagenda neza ku mutima wawe ushobora kubimenya? Ntabwo uburwayi bwose bufata umutima buza bufite ibimenyetso bigaragara. Niba utabizi neza, ni byiza kugana muganga akagupima, kuko indwara z'umutima ziri guhitana benshi cyane bucece. Hari ibimenyetso simusiga by'indwara z'umutima nk'uko tugiye kubibagezaho muri iki kiganiro. Rimwe ni ukumererwa nabi mu gatuza ndetse ukanababara. Ni ikimenyetso gikunda kugaragara ku bantu bafite ibibazo by'umutima. Akenshi iyo hari nk'imitsi y'umutima yifunze, ushobora kumva ubabara mu gatuza ndetse n'umutima ugatera cyane. Kabiri, iseseme, ikirungurira, igogora ritagenda neza ndetse no kubabara igifu. Abantu bamwe na bamwe bakunda kugaragaza ibi bimenyetso mu gihe umutima wabo utangiye kugira ibibazo. Bashobora ndetse no kuruka. Ab'igitsina gore nibo bakunda kugaragaza ibi bimenyetso ugereranyije n'abagabo. Ni byiza rero ko iyo wumvise ibi bimenyetso, wenda bidaturutse ku byo wariye, wakwihutira kugana muganga. Gatatu, ububabare bugera no mu kuboko. Ikindi kimenyetso cy'uburwayi bw'umutima ni ububabare bugera no mu kuboko kw'ibumoso. Ubu bubabare buhera mu gituza bukagera no mu kuboko kw'ibumoso. Gusa ububabare bwose bwo mu kuboko ntabwo bugaragaza uburwayi bw'umutima. Bisaba kugana muganga agahita asuzuma akareba koko nimba ari umutima cyangwa se harimo ikindi kibazo. Kane ni ukugira iseseme ndetse n'ikizengerera. Akenshi iyo umutima udakora neza, umuntu agira isereri kuko amaraso aba adatembera neza. Ibyo rero bishobora gutuma ubwonko butabona amaraso ahagije, bikaba byatuma umuntu agira ikizungerera ndetse n'isereri. Gatanu ni uguhorana umunaniro ukabije utazi impamvu. Ubusanzwe iyo wumva unaniwe, uzi neza icyaguteye uwo munaniro. Niba ari ugukora cyane, kuba wararyamye utinze ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo rero ufite umunaniro utazi aho uri guturuka kandi bigahoraho, uba ugomba kumenya ko icyari ikimenyetso kikwereka ko ushobora kuba wakwibasirwa n'indwara z'umutima. Icyo gihe uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakagusuzuma, bakamenya impamvu ziri kubitera. Gatandatu ni ukubira ibyuya nta mpamvu. Niba ubona waratangiye kubira ibyuya buri kanya kandi nta mpamvu uzi, uba ugomba kujya kureba umuganga kuko gishobora kuba ikimenyetso cy'indwara z'umutima. Karindwi, kubyimba amaguru n'ibirenge. Iki nacyo gishobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko umutima wawe utohereza amaraso neza mu mubiri. Kugana muganga ahangaha agasuzuma akareba impamvu, akareba nimba koko ari uyu mutima cyangwa se ibindi bibazo bishamikiye kuri wo, ni ikintu cyiza cyane. Cya munani ni ukumva umutima udatera neza. Birasanzwe ko nk'igihe ugize ubwoba, umutima ushobora gutera cyane ndetse kandi kenshi. Gusa nk'iyo wumva umutima ugusimbuka cyane kandi nta n'ikibayeho kidasanzwe ngo kibe cyagutera ubwoba, ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutima. Ni byiza kugana muganga akagusuzuma akareba koko nimba ari ikibazo cy'umutima cyangwa se ari indi mpamvu. Ngibyo rero ibintu 8 nabagezagaho bishobora kugaragara nk'ibimenyetso bikwereka ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutima. Biba bigusaba kugana muganga agasuzuma akareba koko nimba ibi bimenyetso byihishe inyuma yo kuba waba ufite ikibazo cy'umutima cyangwa se ari ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Nahangaha rero nsoreje. Nimba hari icyo wumva twaganiraho ubutaha, twandikire muri comment ndetse unatubwira uko ibi bimenyetso byumvishe. Waba ushaka inama z'ubuzima se,
watwandikira unyuze muri adresse ziri kuri description. Nimba wakuze ino video kora like, hanyuma nimba ari ubwa mbere utwumvishe cyangwa se utarakora subscribe, byaba byiza uyikoze. Ibyo tugenda tubagezaho byaba mu rukundo, ubuzima, imyidagaduro, byose ntibikajye bigucika hano kuri M250 TV. Naho gutaha njyewe nari Muhire Jean Claude, mbashimiye ko mwaneze amatwi. Ciao.